bakunzi b'ivuriro Kunda Ubuzima Health Care turabasuhuje kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Muri kino gitondo tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye gutangira tuganira ku byerekeranye n'ubuzima ndetse n'uburyo tugomba kubungabunga dufata amagara yacu neza. Ivuriro byanditseho ivuriro Kunda Ubuzima Health Care kandi mwaduhamagara no kuri 0785868682. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw kandi iyi namba tuvuze haruguru gato iba no kuri WhatsApp. Email yacu ni kundubuzima1@gmail.com. Aha hose mwahadusanga no kuri Facebook mwahadusanga ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Ngiye mbisubiremo mwaduhamagara kuri 0785568682 iba kuri WhatsApp no kuri Instagram. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Kunda Ubuzima rero turakora kuva mu gitondo saa 2 kugeza izindi saha za saa 2 za nijoro, kandi wanaduhamagara niyo twatashye mu rugo twagufasha kuko tubereyeho kugira ngo tubahe serivisi nziza. Muri Kunda Ubuzima Health Care rero dutanga inama nziza ku mirire, gutanga regime n'uburyo tugomba kunywa amazi meza, kurya ibiryo byiza, mbese twita ku buzima kuko Umunyarwanda yaravuze ngo amagara araseseka ntayorwa kandi amagara aruta amagana. Aka kanya rero tugiye kuganira ku nyunganiramirire yitwa multivitamine. Multivitamine ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera bigeze kuri 60, ariko umuti ukozwe mu bimera bigeze kuri 60 ni umuti mwiza. Tablet zitwa multivitamine ni uruhurirane rw'intungamubiri n'ibirinda ndwara n'ibiterambaraga. Ubwo harimo proteine, hakabamo n'izindi ntungamubiri zitandukanye, harimo constricteri, harimo protecteri, harimo energetic. Uyu muti witwa multivitamine ni umuti ukorwa na company z'Abashinwa kandi ni umuti wizeye ku ruhando mpuzamahanga, ufite ubuziranenge bw'ikigo mpuzamahanga cyitwa FDA Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice n'ibigo ISO n'ibindi bigo bitandukanye. Ndetse uyu muti ni umuti wizewe cyane kuko uriye intungamubiri uba uriye umuti. Ukozwe mu bitandukanye, mbese muri za pome, ugizwe n'imbuto nyinshi ku buryo harimo nk'imbuto nk'ibihumbi 2 kandi imbuto 2000 ntabwo wazijya ku munsi, ariko izo mbuto zibumbiye mu kanini kamwe konyine. Ufashe akanini kamwe cyangwa 2 uba uriye intungamubiri zivuye mu mbuto 2000. Rero kugira ngo ufate multivitamine unywa utunini 2 mu gitondo no ku mugoroba. Tuzi ko nabwiye ko multivitamine ari uruhurirane rw'intungamubiri zose zibaho mu isi ya rurema, niyo mpamvu yitwa multivitamine. Kindi iyi multivitamine yemerewe gukoreshwa kuva ku mwana w'umwaka umwe kugeza ku muntu w'imyaka 100. Kandi iyi multivitamine ifasha umwijima gukora neza, ifasha igifu gukora neza, ifasha amagufwa gukora amaraso, ifasha ubwonko gukora neza, ifasha amaso kureba neza, ifasha amatwi kumva neza, ndetse by'umwihariko ifasha digestion. Ni nziza cyane kuko ifasha impindura gukora neza, igafasha urwagashya gukora neza ariko bitarate, ikanavura indwara z'imitsi kuri iyi multivitamine. Iyi multivitamine nk'uko nakomeje kubibabwira ni umuti ukozwe mu bimera urimo intungamubiri nyinshi. Harimo vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B3, vitamine D3, vitamine K1 ndetse na biotine, vitamine B7, harimo na za folate, harimo vitamine zitandukanye kandi zizewe ku ruhando mpuzamahanga. Harimo vitamine E. Vitamine E ifasha kuri systeme de reproduction, kandi vitamine E ni antioxidant. Harimo vitamine C ni antioxidant. Nicyo gituma iyi multivitamine ifasha umutima gukora neza,
nimba umutima wateraga nabi ugafata multivitamine ifasha umutima gutera neza. Kindi iyi multivitamine ituma habaho expanse de muscle, imitsi igakura neza, bityo amaraso agatambuka neza mu mitsi igeze amaraso mu mitima niyavanamo, ariyo bita amavene n'amartere. Kandi iyi multivitamine kubera intungamubiri ziyigize, nabwiye ko igizwe n'ibirinda ndwara n'ibitera mbaraga n'ibyubaka umubiri, iyi multivitamine ifite ubushobozi bwo gusenya selile de cancer zo mu mubiri. Kandi tuzi neza cyane cyane ku bagabo bagira ibibazo bigendanye na prostate, iyi multivitamine ifasha prostate gukora neza, bitewe n'intungamubiri zirimo, harimo nka vitamine A ifasha kuvisualiza cyangwa se kureba neza, ifasha amaso kubona neza, ndetse ikanatuma n'uruhu rumera neza. Iyi vitamine A ikagira vitamine B1. Vitamine B1 iramforosa memoire ku buryo ubwonko bukora neza, nayo ikagira aho ihura no gufasha amaso gukora neza na nerve acoustique. Ikagira vitamine B6. Vitamine B6 nayo igira uburyo ifasha umubiri gukora neza, cyane cyane collagen, kuko iyi vitamine B6 ni nziza, ifasha uruhu gukora neza na cellules zigize uruhu zigakora neza, ibyo bita uturemangingo cyangwa se cells mu ndimi z'amahanga, nko mu Cyongereza, mu Gifaransa bakazita cellule. Harimo vitamine B7. Vitamine B7 iboneka muri karoti, kandi iyo uriye karoti mbisi zikajya mu mubiri, umubiri uzikoramo beta carotene. Iyo beta carotene ikajya gufasha prostate gukora neza no gusenya selile de cancer. Rero iyi ngiyi irimo vitamine B7 full, kuko ikinini kimwe cya vitamine B7 irimo cya gifite kuva kuri miligarama 1000 kugeza kuri miligarama 2000. Rero iyi multivitamine irihagije. Hakaza vitamine E. Vitamine E ni antioxidant, ituma umubiri utagira ibintu by'ingese, nko kumungwa kw'amagufwa, nko kubagira ikibazo cya systeme de production, kwagira ibibazo by'amagufwa adakora neza, kamungwa, ibice by'umubiri bitandukanye. Kubera kubura vitamine E, iyo wayibuze utangira gutakaza immunite, bese ukumva ntago wigirira icyizere. Iyi vitamine E ni antioxidant, memu na vitamine C, cyane cyane nka vitamine C yo ifasha umubiri kuzamura ubudahangarwa, ndetse n'uburyo vitamine C ikomeye cyane mu buryo ifasha umubiri gukora neza, nuko ituma umubiri utabika ibinure by'umurengera. Niyo mpamvu vitamine C na vitamine E ari nziza. Hakaza vitamine K. Vitamine K ni nziza cyane, yo ituma hatabaho kuvura kw'amaraso gukabije, ku buryo iyo wagize amaraso yavuze, icyo gihe ushaka kugutera indwara za trombose cyangwa se kuvura kw'amaraso gukabije, bityo ukaba wagira ikibazo cy'ubwonko bikakumerera nabi. Rero iyi vitamine K1 ni nziza cyane, irakomeye mu gufasha umubiri gukora neza. Hakazamo vitamine D3. Vitamine D3 yo ni nziza cyane kuko ikozwe mu bikomoka ku matungo. Mpamvu nakomeje kubabwira ko iyi vitamine ikungahaye ku bikomoka ku matungo, memu n'ibikomoka ku bimera. Urukumva ko ari multivitamine, ni multifonction, kuko ikora ibintu byinshi bitandukanye. Multifonction ikora imirimo myinshi itandukanye mu mubiri. Harimo vitamine zikomoka ku matungo, vitamine zikomoka ku bimera, harimo nk'amagi, harimo amafi, harimo ibintu bitandukanye. Rero iyi multivitamine wayikoresheje agira ubuzima bwiza, iraryohera, ntabwo isharira, n'utuba turyohera nawe wabyumva nyine. Multivitamine harimo inyanya, harimo amasaka, harimo amashaza, harimo ibijumba, harimo imyumbati, harimo amateke, harimo inanasi, harimo pome, harimo amagi, harimo indimu, harimo mandarine, harimo inkeri, harimo ibintu bitandukanye, mu za shufureri, harimo za brocoli, harimo ibitunguru, harimo ibintu byinshi, harimo ibimera byinshi bitandukanye kandi bituma umubiri umera neza. Iyi multivitamine umugabo wayinyoye agira ubuzima bwiza, kuko iyi multivitamine ifite ubushobozi bwo kuvura indwara ya stress cyangwa se umujagararo.
iyi multivitamine yongerera amaraso umubiri abantu bagiye bazo bya anemia kuko iyi ngiyi ikungaye ku ntungamubiri zitandukanye zifasha umubiri gukora neza. Natangiye babwiye ngo iyi multivitamine ifasha amaso kubona neza, igafasha amatwi kumva neza, ikarinda uduserire tugize uruhu harimo za collagen, ikazamura immunity, kandi iyi multivitamine iremewe kubona afite ikibazo cya hypertension, abafite uburwayi bwa hypertension n'afite uburwayi bwa diabete ya mbere cyangwa se iya kabiri, abafite ibibazo by'amagufwa iyi vitamine urayemerewe, ufite indwara y'amagufwa iyi multivitamine yagufasha ugakira, ufite indwara y'umugongo iyi multivitamine yagufasha ukamera neza, ufite indwara y'ubwonko yo kwibagirwa za Parkinson, Alzheimer, iyi multivitamine irihagije, ufite ikibazo cy'indwara y'uruhu iyi multivitamine irihagije kuko ifasha umubiri gusohora imyanda bityo oxygene ikinjira umwuka mubi ugasohoka. Iyi multivitamine ifasha abantu bafite ibibazo bya prostate, tuzi ko prostate kugira ngo ikore neza cyangwa se imere neza nayo igirwa n'intungamubiri ziyifasha, harimo nka vitamine E, harimo nka vitamine K, harimo nka vitamine B1, harimo nka vitamine B2, harimo nka vitamine B6, harimo nka vitamine B7, harimo nka vitamine B8, harimo nka vitamine B12, kandi tuzi ko umugabo ubura vitamine B12 akabura vitamine B6, icyo gihe byanga byakunda atangira gutakaza imwe mu misemburo imugize, harimo nk'imisemburo ya testosterone, bityo bikangiza prostate ikaba inflammée ikabyimba. Iyo yabyimbye rero nicyo kizakubwira ko watangiye kurwara, kandi umurwayi prostate arangwa no kwihagarika kenshi mu ijoro no kuribwa igihe hagiye kwihagarika cyangwa se agiye gukora susu, ndetse no kumva agira uburyaryate mu myanya y'ibanga. By'umwihariko icyo gihe menya ko warwaye uburwayi bwa prostate. Iyo watangiye gupfuka umusatsi menya ko imisemburo ya testosterone yagabanyutse. Rero igisubizo kirahari, ni multivitamine multifunction product. Wagana ivuriro Kunda Ubuzima Healthcare tukagufasha ukagira ubuzima bwiza. Multivitamine ku bana bafite ikibazo cya marazime na kwashiorkor ni nziza kuko ni indyo yuzuye, ifasha ubwonko gukora neza, memo n'imikurire, ifasha imisemburo nka parathyroid kongera gukora neza, bityo umuntu akagira amagufwa meza atagira umugezi. Ndetse iyi multivitamine iyongera umubiri gukora umusokoro w'umutuku, iyongerera umubiri gukora umusokoro w'umutuku ari wo ugira uruhare mu ikorwa ry'amaraso binyuze mu magufwa. Iyi multivitamine ni nziza cyane kuko irihagije, ituma habaho la sensibilité cyangwa se la sensation kubona afite ikibazo cyo kudahumurirwa. Burya ni carence yo kubura multivitamine, kubura proteine no kubura vitamine no kubura acide amine. Ndongera bisubiremo, iyi multivitamine ifite proteine, ikagira vitamine, ikagira acide amine. Bivuze ngo harimo acide folique, harimo ndetse n'ibinure byiza umubiri ukeneye. Hari igihe umubiri uba udafite ibinure byiza kugira ngo n'ubwonko bukore neza, oriye aho kugira ngo umubiri ukore ibinure byiza ahubwo ugakora ibinure bibi, bityo bikakuviramo intandaro yo kugira umubyibuho ukabije. Multivitamine yagikemura, ifite ibinure byiza bikomoka ku matungo bituma ubwonko bukora neza, kandi tuzi ko ubwonko bukora neza bitewe n'ibinure byiza umubiri aba yakonsomye mu matungo ubye mu bimera. Multivitamine ni nziza, ifasha digestion gukora neza kuko ifasha igifu gukora neza, n'amara ituma amara agira fibers, bityo ntubagire ibibazo bya hemorrhoide interne cyangwa se hemorrhoide externe. Wagana ivuriro Kunda Ubuzima Healthcare. Iyi multivitamine ifasha umwijima kudetoxifia no gusitoka
no gusukareta labile. Multivitamine rero ni nziza cyane ku bantu bagira ibibazo byo kugira anemia. Ndi kuvuga ku bantu bafite ibibazo bya sensation, byo kutumva, kutaryoherwa, kutumva uburyohe bw'ikintu runaka. Iyi multivitamine ni nziza cyane, kandi multivitamine ifasha globule rouge na globule blanc gukora neza, immunoglobulin igakora neza. Ni nziza kuko harimo za fer na za calcium na za zinc irihagije. Ndi kuvuga ko vitamine igizwe na vitamine, ikagirwa n'amaside amine, ikagirwa n'amaproteine, kuko ni nziza cyane cyane cyane. Hari igihe rega tugira ibisebe ku ruhu cyangwa se ibiheri ku ruhu, kagira ngo wenda ni ibintu byapfuye kwizana gusa. Hari imyanda myinshi ibiri mu mubiri. Rero iyo ufashe izi multivitamine zifasha umubiri kubaka ubushobozi n'abasirikare bagakora neza, bityo ukagira uruhu rwiza cyane rusobanutse kandi rumeze neza, kuko iyi ngiyi ikura imyanda mu mubiri itera cancer. Kandi iyi multivitamine by'icyo nabwiye ko ifasha umwijima kudetoxifier no gusokereta, ndetse by'umwihariko no gustoka intungamubiri. Ni nziza. Wagana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tukagufasha. Urwaye umugongo, rubagimpande, rheumatisme, ibinya, ugira ibinya, wumva mbese utameze neza, tambuka ukumva amashanyarazi, waza tukagufasha. Iyi multivitamine ni nziza ku muntu wese guhera ku mwaka umwe kugeza ku myaka 99. Iyi multivitamine urayifata, nta muntu ubujwe kuyifata. Ufite uburwayi bwa hypertension, ufite uburwayi bwa diabete, ufite uburwayi bw'igifu, ufite uburwayi bw'umwijima, ufite uburwayi bw'umugongo, ufite uburwayi bw'amagufa, crampe musculaire, imitsi, ibinya, ndavuga rubagimpande, abyo bita rheumatisme. Ndavuga abantu bagira ibibazo byo kutumva, abantu bagira ibibazo by'uruhu, za prostate, igifu, abo bose mwaza tukabaha multivitamine irihagije. Ikeneye waduhamagara kuri 078 56 86 68 2. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Kuri Facebook ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Email yacu ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care @gmail.com. Kuri YouTube aho hose turahari, kuri Facebook aho hose turahari, Instagram, LinkedIn aho hose turahari. Imiryango irafunguye, dukora buri munsi, mwaza tukabafasha. Rero iyi multivitamine irahari ku bwinshi, ni muze tubahe inyunganiramirire zikozwe mu bimera zitarimo chemicals. Kandi ndagira abantu bose inama yo gukontorora ubuzima bwanyu, mukagana amavuriro abegereye, abaganga bakabafasha bakareba ko mutarwaye umwijima wa hepatite, mudafite hepatite B na C, ndetse barebe ko mudafite diabete ya mbere na diabete ya kabiri, barebe ko mutarwaye uburwayi bwa hypertension, barebe ko mudafite ikibazo cya anemia, kuko mu rwaye ikibazo ufite uburwayi bwa anemia atangira kugira iserere, agacika imbaraga, akareba icyezi. Niyo mpamvu ugomba kugana ivuriro rifite ububasha bakagufasha, ndetse bakakubwira ko udafite uburwayi bwa kanseri muri misi zareze. Kandi mwakwihangana rwose mukagana amavuriro abifitiye ububasha. Cyane cyane abwira ababyeyi bari kubyara muri iyi minsi bafite ibibazo by'abana bagenda bagira imikurire mibi, bafite ikibazo cya spina bifida, mwaza nabwo mukegera umuganga ufite ububasha akabarebera ko umwana adafite ikibazo cya spina bifida. Ikindi ndetse ni multivitamine nayo yabafasha kuvura ubwo burwayi bwa spina bifida, kuko za omega 3 tuzifite na za omega 6. kandi umuntu ufite umwana ufite ikibazo cya spina bifida aba abura omega 3 ndetse na omega 6. kandi n'ababyeyi bari kwa muganga abo nabo bemereye gufata iyi multivitamine, meme na cipollina, meme na cordi loyogere. ni muze tubafashe. Njyewe ubagezaho iki kiganiro nitwa Abizera Eric, ni njyewe ushinzwe kubaha inama nziza ku mirire. 7 85 68 66 82 mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.